ibi muvuga ngo mwabaye ibyaremwe bishya ubugingo buhobohora umuntu ariko uyu muntu yanabohwa hari ikibazo mu rugo nasize nta kintu gihari hanyuma sabo wicaye aho concentre gute menya ko wabisize kuko udashoboye kubikemura wicaye aho guhangayika ubundi uri kubikora umeze nk'umusozi wa Siyoni izina ryawe bararyanditse gusuka bubura amahoro ubukoresha iki umupfuma gutwaye umwana ubukoresha iki mukeba gutwaye umugabo ubukoresha iki ndaya yatumye udasinzira uryamye iwawe kandi ndaya yakodesherejwe ubwo butwara ubukoresha iki bwa mbere twebwe hano aha mu isi si iwacu ni he ubwo se niba iwacu ari mu ijuru uri kuvuga ngo dukore iki kugira ngo tugereyo byose bikorerwa mu isi y'umwuka bashaka ibigira ingaruka ijwi ry'umukanguzi turakwakiriye wowe nshuti ufunguye iki kiganiro wakoze cyane guhitamo umukanguzi kandi ugiye kunguka byinshi kandi biraza kubera impamba twishimiye kukwakira rero uyu munsi niba ari ubwa mbere uje kubana natwe kanda subscribe cyangwa se sabone kugira ngo ujye ubona ko hari ibiganiro bishya dushyizeho ikindi kandi niba usanzwe ubana natwe bitubereye umugisha jya muri comment tubwire icyo wungutse usangize n'abandi ubutumwa bwiza natwe urabudufashije mu ivugabutumwa nitwa Fidele Gatabazi muri kubona umugabo witwa Anicet kuri kamera turakwakiriye murakoze cyane ariko ndi kubona wabaye inzobe nibyo uri kubona nabaye cyangwa uzi ko ndiyo oya ibyo nzi byo bitandukanye n'ibyo ndi kubona hano ni uburyo Imana igira neza nyine ikagira ukuntu cyangwa ni position y'imbone y'ijisho ryawe yahindutse oya ijisho ryanjye rero ushobora kuba riri kurebera mu mubiri kandi yenda wowe ukaba uri mu mwuka hari indirimbo nigeze numva ngo Sipiriya ni agashahara kaje kaje se uri kukareba kuri telefone mbo iyo umutima ukeye ukesha n'umubiri okay turakwishimiye cyane murakoze cyane umeze neza ni ukuri umubiri n'ubugingo ndashima Imana yego hari igihe umubiri bumeze neza ubugingo butameze neza bijya bishoboka yego bijya bishoboka ko rimwe na rimwe umubiri ushobora kumera neza ukabuhiriwe mu byinaha mu by'ubuzima ariko ubugingo atari buzima yego umuntu yahita mwikise kubigira byombi cyangwa kugira kimwe oya kubigira byombi birashoboka kuko Imana ibitangira rimwe ko isi n'ibiyuzuye nibyo Uwiteka kandi ubugingo bubonerwa muri Kristo Yesu Imana irabitanga bigashoboka uretse ko ubukire bwa mbere mu isi burya si ugutunga ibingana n'ibyo twifuza ahubwo ni ukunyurwa n'ibingana n'ibyo dufite kunyurwa n'ibingana n'ibyo dufite abantu banyuzwe rero muri iki gihe ni bakeya niyo mpamvu nyine abakire ari bake oya abakire ni bake nyine kuko aribo bafite amafaranga ariko kunyurwa no gukira ni ibintu bibiri bitandukanye mbo ariko umukire utanyuzwe burya ntakize aba ari umutindi kandi nukuri ubukire utagera ku mutima ntabwo bugira ariko ni na byiza niko dukomeza nyine ugapushinga ntube satisfait ntunyurwe n'ibyo bintu kugira ngo ugere ku bindi erega kunyurwa ntabwo uba ari uko uba ufite ibihagije ahubwo ni uko uba wizihiwe n'ibyo Imana yaguhaye kunyurwa ni ukuri kunyurwa ntabwo ari uko uba uriho mu buzima budafite ibibazo oya ahubwo ni uko uba ufite ihumure no muri bya bibazo nuko natekereza ngo ubaye unyuzwe ushobora kuvuga ngo sindi bwongere gukora sindi bwongere gushabika sindi bwongere kugira gute nyine nta kibazo ngiye kuryamana enjoying ibi ngibi hagize umuntu byumva gutyo ndatekereza ko butaba ari uburyo bwiza kuko niba wishimye ukwiriye guhora ushaka kimwe kikunezeza niba rero unyuzwe ukanga gukora uri kurya kwa kunyurwa yego nukurya rero kurashira ahubwo komerezaho yego tubwire abantu ngo babe abantu banyuzwe nibwo bukire bukomeye cyane nukuri ku rwego rwose umuntu ariho ku rwego rwose umuntu ariho ubukire bugutera ihumure kunyurwa mu mutima nibwo bukire bwiza ujya utekereza nko ku isi y'abantu banyuzwe ukuntu yabimeze tugahura unyuzwe nanjye nyuzwe na runaka nyuzwe na runaka nyuzwe ndatekereza ko ariyo paradiso ndatekereza ko ariyo paradiso twaba tuguwe neza utabimeze neza nta kantu kakajinyori buri wese nyine avuga ati nta kaba kariho ahantu iyo si yaba itandukaniye na paradiso nuko paradiso tuzaba turi kumwe
n'Imana burya ari na zone y'umwihariko niho byaba bitandukaniye ariko ndatekereza ko iyi si nta mugwa nabi wayibamo imeze gutyo ariko kandi nabwo nta muntu ugwa neza atanyuzwa nta mugwa neza utanyurwa ubaho yego muri iki kiganiro rero n'ubundi twatangiye cyangwa se tugeze kure n'ubundi nibyo tugiye gukomeza tuganiraho tugiye kuganira tureba ibitaboneka isi y'ibitaboneka mu buryo buri satanike no mu buryo bw'Imana mu buryo bw'ubumana hari ibintu abantu batekereza ko ari ibyo nyine tubona bakumva ni ibyo nyine no kukunyurwa no kuba wumva ko nta bindi bihari ariko nanone hari ubundi buryo Imana ikoramo mu buryo bw'ubutaboneka bunini cyane noneho na satani nawe kandi agakora muri uwo mujyo rero iyi topic kubera yuko ari topic ikomeye birasaba ko umwuka w'Imana atuyobora kandi ari kumwe natwe niyo mpamvu tugiye gusenga kugira ngo umuntu ukurikiye iki kiganiro Imana ibe mu ruhande rwe abashe guhishurirwa icyo dushaka kuvuga kandi Imana nayo ibe mu ruhande rwacu kugira ngo twungure ubwenge kubyo tujye kuganira no gusenga. Mana data wa twese uri mu ijuru tuvuga ijuru kuko ari bwo buturo rusange ariko Kristo yatwegereje Imana ibona ubuturo muri twe kandi natwe dutura muri yo turagushimiye waraducunguye uratwiyegereza utugira urubyaro ndetse tuba inkingi abami n'abatambyi abatware bo mu nzu yawe none uduhaye n'uburyo bwo kuganira na bene data impamvu y'ibyiringiro byacu fungura ubwenge bwacu buvuga ibingana n'ibyo uduhaye kugira ngo uyu muntu wese uraritswe n'umwuka w'Imana kumva iri jambo kumva iki kiganiro ahabwe inyungu ahabwe inyunganizi kandi imbaraga z'Imana zibe muri we wigisha ubwenge bwacu kumenya mu izina rya Yesu Kristo kandi ubugingo buhemburwe no kumva imiburo y'Imana turagushimiye abantu badukurikiye barwaye turabasengeye kiganza gikiza cy'Uwiteka kibakoreho abababaye kandi babona umunezero ubonerwa mu gakiza k'Imana buri muntu wese uri bugere kuri iyi shene uri bufungure iki kiganiro ntahomberwe ahubwo umutima w'Imana wagukwe mugari muri we mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye amen amen. Turongeye turakwakiriye inshuti kandi tera gatebe wicare wumve icyo udasobanukirwa utubaze muri comment tuzabikora mu kiganiro cy'ubutaha tugusubize. Yego nkuko twe tumaze kubibabwira tujye kuganira ku isi y'ibitaboneka. Iyo umuntu avuze ngo ni isi y'ibitaboneka ibyahishuwe nibihe ibyahishwe nibihe ibiboneka nibihe bitaboneka nibihe ubundi akenshi ibyahishuwe bingana n'igihe umuntu amaze ariho ibyo yabonye byose byarahishuwe kuri we ariko ibyahishwe ni bifite inkomoko cyangwa se ni base ni fondation y'ibyo yabonye ariko kandi hirya y'ibyo yabonye hari ibindi atarabona hari ibindi atarabona bibyara ibyo ategereje bivuze ngo ibyo umuntu ategereje nabyo bibitse ahataboneka noneho biri mu buryo bubiri mu buryo bw'Imana no mu buryo bw'imbaraga zindi za Satani. Bibiliya Rwanda ntabyo tubikiye tutarabona isi ibyo biri muri ibyo byiciro bibiri biri muri ibyo byiciro bibiri bizaza biturutse kuri izo mpande zombi yego bishobora guturuka ku Mana cyangwa kuri Satani ariko noneho umuntu afite ubushobozi bwo guhitamo umuntu afite ubushobozi bwo guhitamo ibizamubaho no mu gihe yatunguwe n'ibyo atigeze yitegura agahabwa imbaraga zirwana cyangwa zinesha bimwe byamutunguye kuko mwihangane nkoresha iki kinyarwanda amahitamo y'umuntu angana n'imbaraga z'imitekerereze ye rimwe na rimwe iyo duhisemo nabi tubaho nabi iyo duhisemo neza tukabaho neza rero amahitamo y'umuntu ayobora imyitwarire ye imyitwarire y'umuntu ni igiti imyitwarire yawe cyangwa imyitwarire yanjye ni igiti cy'imbuto nzaryejo rero uko witwaye none byera umusaruro uzahunika ejo ni ukuvuga ngo rero ya myitwarire yawe myiza niyo iguha uyu mwanya mfite uburenganzira bwo kuvugana n'ibintu bihishwe by'ahazaza ntari kubona ariko nkabitegeka nkavuga ngo uhereye ufite ubushobozi bwo kuvugana n'ibihishwe ariko kandi uvuganye nawe wowe ubwawe kwishyira ku murongo ni uburyo bwo kwihuza n'ibyiza by'ahazaza hawe uretse no kubyiyatura ubundi ijambo rirakora ariko ntirikora rikiri ijambo rikora ribaye igikorwa niba ari cya gikorwa ni ukuvuga ngo niba wiyaturiyeho impinduka hinduka
noneho kugira ngo bimwe bishaka uwahindutse bizahure nawe kuko ni wowe wahindutse. ni ukuvuga ngo mu isi y'ibitaboneka tugiye siyantifikoma, isi y'ibitaboneka ni nini cyane. Nituza kuvuga isanzure turaza kugora abantu mu mutwe, ariko reka tuze kubyoroshya kugira ngo buri muntu abyumve. D'abord umuntu afite ibitekerezo sibyo bitagaragara ariko bishingiye ku biboneka, kuko ibyo nifuza bingana n'ibyo nabonye. Ntabwo umuntu ashobora kwifuza imodoka atayizi. Ntiwakwifuza kugenda mu ndege utarayibonye, utazi kwibaho. Ntiwakwifuza inzu utarayibonye. Ariko noneho Imana iduhishiye ibindi tutarabona. Noneho na Satani arabifite. Dukurikije mu buryo bwa Bibiliya, Yeremiya yigeze yasenga yandika amaganya. Abantu bazi umurongo w'itatu gatatu Yeremiya, abantu benshi barawuzi, uvuga ngo ntabaza ndagutabara, ariko none ngo nkwereke ibindi biruhije utamenye. Mu yandi magambo birahari ariko ntabizi. Ibi biruhije rero Imana yari igiye kumwereka, ntabwo yari igiye kubisohoza kuri we, ahubwo yari igiye kumwereka ibindi birushya byateguwe na Satani byasohora kuri Yeremiya, ariko kuko ari mu murongo w'Imana, Imana ije kumubwira ngo ntabaza ngo utabare, nkwereke n'ibindi utari kumenya. Nibimwereka rero irabimukiza. Ni ukuvuga ko hari kote ebyiri. Kandi Bibiliya iravuga ngo mu bitaboneka by'Imana, ni urwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'i Roma, igice cyaho cya 20 plutôt cya mbere umurongo wa 20. Abaroma igice cya mbere umurongo wa 20 haravuga ngo kuko ibitaboneka byayo ari byo bubasha bw'Imana. Ibitaboneka nibyo bubasha bw'Imana, ni by'igihe gito. Kuko ibitaboneka byayo ari byo bubasha bwayo buhoraho n'ubumana bwayo, bigaragara neza uhereye ku kuremwa kw'isi, bigaragazwa n'ibyo yaremye kugira ngo batagira icyo kwireguza. Ko harimo confusions, harimo ko dusanzwe tuzi ko ahubwo ibyo tubona byerekana ububasha bw'Imana. Iyo turebye isi, isanzure, amazi, inyanja, abantu, ubudasa bw'abantu n'iki, ibyo byose berekana ububasha bw'Imana. Noneho ngo ibitaboneka niho harimo ubwo bubasha. Uzi iyo confusion ugize, haravuze ngo bigaragara neza uhereye ku kuremwa kw'isi. Mu yandi magambo icyo Bibiliya ishatse kuvuga ni ikintu kiri hejuru, ni ikintu kiri hejuru. Ndasaba umwuka w'Imana ngo aduhishurire cyane n'ubwenge bwa buri muntu uri kubyumva abyumve. Ibaze ngo isi itararemwa yari irihe? Aho isi itararemwa yari ibitse haracyari y'ibindi byinshi bitaboneka. Noneho ngo bigaragara uhereye ku kuremwa kw'isi. Yaravuze ngo nibeho. Iyo Imana iri kurema ikintu igikura mu migambi yayo, igikura mu ntekerezo z'Imana, noneho igishyiraho, igikuraho igishyiraho. Mu yandi magambo aho ubwo bubiko buri exactly nicyo nashakaga ko wumva sasa. Imana ifite abana b'ingumba. Umuririmbyi yaravuze ngo nireba mu nda y'ingumba ikabona ishyanga rikomeye. Imana ishimwe. Ikoramo rero igashyira umwana mu ngumba. Twebwe iyo tubonye umwana tumumenyera muri nyina, sibyo, muri mama we atwite. Ariko si w'inkomoko y'umwana ituruka mu bitagaragara by'Imana. Noneho ibi bitaboneka by'Imana nibwo bubasha bwayo. Kandi noneho Bibiliya ivuga ikiravuga ngo ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira, ibyo dusaba, noneho ibyo dutekereza, ngo nk'uko imbaraga zayo zikorera muri twebwe. Mu yandi magambo dufite imbaraga zitwinjiza mu bitaboneka by'Imana. Kuko impamvu dukwiriye gukorera mu bitaboneka by'Imana, intwaro z'intambara yacu ntabwo ari nk'iz'abantu. Nubwo tugenda nk'abantu ariko ntiturwana nk'abantu, niko Bibiliya ivuga. Iyo tugiye kurwana n'abantu tuba turwana n'umuntu uboneka. Sinshaka ko ndibuze kugira umuntu nsiga, ndagira ngo twumvikane muri ubu buryo. Bagutumye gufata igihugu, kurwana, gufata umurenge cyangwa gutabara umuntu, kandi ukajya kurwana n'abantu bafite intwaro.
ikintu uhita utekereza ubaye uri umusirikare mwiza ikintu uhita utekereza daboro bafite intwaro zingana iki abo ugiye kurwana nabo kugira ngo menye izo nitwaza iyo umenye iyo bafite ahirasa nuko hareshya bituma ubona pozisiyo yawe yaho ubaterera ariko noneho Imana yo si kwirwana sibyo bagiye kuzenguruka Yeriko ni abanyembaraga ariko ibabujije kurwana ibabujije kurwana mu nyumvire mu mwuka kuko ibi bintu birakonfuzinze ikubujije kurwana igutumye gufata umudugudu urawufata gute utarwanye irababwiye ngo muzenguruke bucece ntimunavuge noneho mbere yuko bajya kurwana ibaha imbaraga fide ndabizi ko wasomye Bibiliya Joshua ahura na marayika yaramubajije ngo uwo mu bacu cyangwa uwo mu babisha marayika yaramubwiye ngo nje nona kubera ingabo z'Uwiteka umugabo nta wundi munsi nta n'ikindi gihe marayika yongeye kuboneka yabwiye Joshua ngo nje nona kwereka Joshua ko urugamba ruhindutse Joshua atakira umuyobozi w'urugamba kandi Joshua afite abandi bantu marayika ntiyigeze azengurukana nabo ntibanamubonye yamaze kwiripotinga kuri Joshua ahita agenda ntibongera kumubona mu yandi magambo bari kurwana mu buryo Yeriko iri kubabona ikabona n'ubujiji ariko imbaraga zikomeye ziri kubarwanirira zirahishwe ziri mu bitaboneka nicyo cyatumye bazenguruka Yeriko Imana imunga inkingi z'Yeriko mu yandi magambo mu bitaboneka dufite uburyo turyama turira bugacya mu gitondo turi guseka nta kindi twakoze mu bitaboneka dufite uburyo imfubyi igira ibiryo itahinze itabibye nta se nta nyina mu bitaboneka umukene akabaho mu bitaboneka indwara zigakira mu bitaboneka dufite imbaraga zihambaye zirwanirira bizera twakora iki ngo tugire amaso areba mu bitaboneka bwa mbere ni ukwizera Imana kuko Bibiliya iravuga ngo reka tubisome ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cyaho cya 4 iri jambo ndarikunda cyane ndikoresha kenshi kandi ndikunda cyane igice cya 4 ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana umurongo waho wa 24 haravuze ngo Imana ni umwuka n'abayisenga bakwiye kuyisengera mu mwuka no mu kuri twasengesha umwuka nibyo twerekeza mu bitaboneka kuko wowe uraboneka ariko umwuka wo muri wowe aboneka ari uko akoze noneho atarakora ntaboneka atambagira mu isi y'ibitaboneka iyo uri konekite n'umwuka akurwanira intambara igaragara n'izitagaragara impamvu kandi zibi zigaragara ni uko mwebwe mubona intsinzi yazo inyinshi Imana izirwana tutazireba reka nguhe urugero twasomye umugabo witwa Daniyeli yasenze amasengesho y'iminsi 21 ariko ayasenga ari konekite n'umwuka ariko Daniyeli ntiyasengeye mu mwuka impamvu yari konekite n'umwuka ni uko yasenze amasengesho Imana yashakaga ko asenga kandi agasenga nta byaha afite ariko ntiyasengeye mu mwuka noneho igitangaje Imana imusubije isubiza umwuka wo muri Daniyeli ntabwo yasubije umubiri wa Daniyeli yasubije umwuka wa Daniyeli kandi atarasengeye mu mwuka nanjye unyumve kuko nta kintu twakira tutanyuze mu mwuka nta na kimwe nta connection nta makuru twabona wayabona guteze ni nk'uwafata ni nk'uwaguha telefone itagira simukadi ngo telefone na ziriya nimero ziri emergency namba ndakubwiza ukuri ko kuramo na bateri umwuka niwo buzima bw'ubumana mu muntu niba umwuka atari muzima muri wowe ikintu kibabaje ahatari umwuka w'Imana uwa Satani wima ingoma ni ukuvuga ngo nutarwanira mu bitaboneka by'Imana uzarwanira mu bitaboneka bya Satani. Daniel, impamvu tuvuga ko atasengeye mu mwuka se nuko ibisubizo byaje ntabibone. Exactly. None se ko riri yajwi ryo yaryumvise marayika musanga. Marayika ntabwo yavuganye na Daniel ari ijwi. Yaje kumuhagarara imbere. Live. Yes. Kubera iki?
n'amaso yawe nambone kuko ay'umwuka ntabwo ari kumbona ay'umwuka narayasubije ntiyabona ibiganza by'umwuka narabihaye ntibyakira none Daniyeli nyumva n'amatwi y'umubiri byabaye ngombwa ko bamwereka ibiboneka kuko mu bitaboneka kandi ikintu kibabaje ni uko Daniyeli yari akiri gusenga ashishikaye marayika yaramubwiye ngo kuva igihe wahereye gushishikara Imana yaragusubije umuntu ashobora gusenga gutya agashishikara ari disconnected urakoze kubivuga gutya uza abantu basubijwe batafashe ibisubizo byabo ngezaho numva nshaka kubabwira we abagabo barimo baridegembya baburanye n'abagore babo abakobwa baragumiwe baburanye n'abagabo babo none se Imana izongereremo abandi bagabo Imana ntabizarema ibaremye n'ukuntu uyu mukobwa ngana yasaza umwana atarakura iremye umukobwa n'ukuntu uyu musore angana yasaziraho bivuze ko bahari rero impamvu ki udahura nabo ntabwo uri connecte nyine n'ibitaboneka tuganire mu magambo make Fide umbwiza ukuri ureke bwa buryarya bw'abakirisitu wenda ntiwagiyeyo ariko warabyumvishe ntuzi ko abantu baraguza yego umupfumu ntaroga abantu ntitwagiye dusengera abantu barozwe iyo yohereza abadayimoni bakavugira muri we turababona cyangwa turabumva ijwi ririho ariko ntirigira rite ntiriboneka gusa rirumvikana kandi nta jwi ribaho hatari nyirijwe aho nyirijwe atuye ni mu bubiko bw'amabanga y'umwuka uhari kadutekereze ko ari uw'Imana cyangwa atari uw'Imana noneho tuganire ntitujya dusengera abantu bazinze batabyara akuzingira he aza muri nyababyeyi se ajya muri cya kirere cy'umwuka kirimo urubyaro mu ntega amatwi nta bantu bajya kuraguza se bakabazingura bakabona abana umupfumu amuha akuye ko nta mwana agira nawe ajya muri yasi nyine urakoze nawe ajya mu isi y'ibitaboneka aho umupfumu akubohera niho umuhanuza kubohorera kandi aho umuhanuza kubohoreye niho umupfumu yongera kukubohera iriya si y'ibitaboneka iba connected n'isi y'ibiboneka yes iri connected niho isi y'ibitaboneka yaba iri satanike cyangwa iri spirituel iraza ikagira impact ku muntu iraza ikakugiraho ingaruka umupfumu wakuroze akagutwara umwana iyo amuzinze akakubuza kubyara biremewe ko wa mwana wari kubyara umupfumu amutaransifera akamuha undi yaramukunyaze none se nkunyaze ikintu ntakikunyaga niba mfite ubushobozi bukunyaga mfite n'ubutanga icyo nagize gute nakunyaze niyo mpamvu abantu baraguza bakabona amamariyaje sibyo kandi ikintu gitangaje nta muntu ujya kuraguza ngo bikorerwe mu isi y'umubiri byose bikorerwa mu isi y'umwuka bashaka ibigira ingaruka nziza ku mubiri none twebwe iyo dusenga ntitujya mu isi y'umwuka mu nyumve ahubwo dufata iby'umubiri udutumye tukagira umwuka intumwa yacu ntabwo dushaka ko umwuka akorera muri twe ngo akorane natwe ahubwo tubwira umwuka muri iyo si y'umwuka mu isi y'umwuka ahubwo tugufata amarangamutima y'umubiri tukayahereza mwuka tukayaha mwuka ngo mwuka akore iby'umubiri agize gute ashaka niyo mpamvu rimwe na rimwe hari abantu batiteguye ko ibyiza ari ibyabo kubera situwasiyo bari muri uwo mwanya ni nayo mpamvu hari ibintu dutwerera abandi kandi ari ibyacu niyo mpamvu gusenga wowe utisengera ukabwira undi ngo nsengera kuba konekite n'isi y'umwuka ngo tugire ukuboko gusingira ibyo mu Mana Pawulo yaravuze ngo ndimo ndasiganwa simeze nk'utazi yonge
nukuri ijuru ntararijyamo na rimwe ariko mu buryo bw'umwuka ari connecte naryo ku buryo abona ko ari kugenda abwira isi ngo wasiwe ndabambwe ayibwira isi ari kugenza amaguru aravuga ngo kandi nawe ndakubona kubambwe aravuga ngo ndaterana ibipfunsi ari kubitera nde ko nta rugamba arimo ko nta ntambara arimo ari gutera nde ninde ari gutera ibipfunsi mu yandi magambo ibi bipfunsi Pawulo ari guterana afite abantu ari kubikubita abantu ari gukubita ibi bipfunsi afite n'intambara ari kurwana ibi bipfunsi aho ari kubitera hari gukomereka hari kumva ko hari kurwana sibyo iyo turirimba ngo urwana intambara nziza Kristo n'imbaraga zawe fata ubugingo aguhaye ngo buguheshe ibyishimo none se tubiririmbira mu mubiri kandi ari ibinyamwuka none ndagira ngo tuganire tugaruke inyuma twe kwirukanka cyane Pawulo ari guterana nandi bipfunsi ntavuze ngo ndaterana ibipfunsi sindi no guhusha afite ahantu ari kumasha afite target ari gukubita none abantu benshi basenga ushobora kubabaza ngo ni icyo usengera ubundi ukwiriye gusenga ufite icyo usengera ufite ubusenga nawe ufite ukuri kugira ngo ubone gusenga ufite ukuri exactly none se uri gusengesha umubiri ntugera ku Mana n'ijwi ry'umubiri ntirishobora guhamagara mu ijuru ngo mu ijuru bumve keretse umubiri w'abizera niwe ubumbura akanwa k'umubiri kakaba connecte n'ubugingo bugakira umwuka akabijyana ku Mana bitabaye ibyo ntibyumvikana ndagira ngo mu nyumvi nihe wakubise igipfunsi mu masengesho usenga ni ku mupfumu ibyo ari byo byose ufite adiveriseri yego ariko se utera hehe ibipfunsi ko niyo usabye amafaranga uri kuyasaba arihe niyo usabye umwana uri kumusaba arihe n'uwawe uri gusaba se n'uwo bakunyaze ubundi ibyo dusaba byose Imana yaratubwiye niko Bibiliya ivuga uretse abantu batwigishije nabi bakatubwira ngo isi n'umubiri ni ibya Satani ariko no isi n'ibiyuzuye n'ibyo Uwiteka kandi iby'Imana ifite Bibiliya iravuga ngo ni Yohana 1:16 ngo ibimwuzuye n'ibyo twahaweho twese niba twarabihawe muri kubiha Satani kubera iki ahubwo ibyo wabuze byari ibyawe urabinyagwa niba warabinyazwe rwana kubohora ibyawe hari amahoro yacu terana ibipfunsi kubera icyo usenga nk'uri kunegosiya gusenga ni ukurwana negosiya ahubwo se utanavuze uti Anicet dore wamuhaye ibi ngibi cyangwa se Anicet n'ubutumye ntagera kuri ibi akaba ari ryo ribisengesha none se inshuti z'umusaraba bakristo kuko mu isi y'ibitaboneka mutamenye ubutware umuririmbyi aririmba ngo iki kwa Yesu dufite ubutware dufite ubushobozi mu bukoresha iki ubukoresha iki umupfuma gutwaye umwana ubukoresha iki mukeba gutwaye umugabo ubukoresha iki indaya yatumye udasinzira uryamye iwawe kandi indaya yakodesherejwe ubwo butwara ubukoresha iki ku buryo umuntu agenda agatongera iduka ryawe rikarangira nyine ubukoresha iki ugasubira mu rugo kwicara ugasubira mu rugo ubwo butware ubukoresha iki iyi si y'ibitaboneka ibitsemo ibyacu Imana yavuze urugero nta masezerano ufite Imana yavuganye nawe ari hehe ari mu isi y'ibitaboneka nyine none uri gusengera mu isi y'ibigaragara gusa y'ibitaboneka ntitwinjirayo ntidutembera mu isi y'umwuka ndagira ngo nkubwire ngo isi y'ibitaboneka hari umuntu ujyayo w'umubiri ariko ajya yasinziriye inzozi yo turota yego ni iriya si dutemberamo kandi tuyirwaniramo bikatugiraho impact twakora iki se ngo umuntu ajyayo kuko mu nzozi umuntu aba ameze nk'udafite ubwenge ajya nawe ubwenge akure y'ibintu bikomeye hari abantu bankurikiye ariko ni bake cyane la majorite abantu 2 cyangwa 3 ku isi bamenya ko bari kurota iyo bari mu nzozi no way yes abantu 2 cyangwa 3 ku ijana iyo bari mu nzozi bamenya ko bari kurota kubera iki afite uburyo utraining ubwenge bwawe sibyo ku buryo ubwenge bwawe
bubona ariko bisikoroshikoma nabyo bibaho. Hari igihe none se reka tuganire wenda n'abana batoya cyangwa bakuze barabinyuzemo ari bato. Abana benshi banyara ku buriri. Urota nyine uri kunyara n'ubundi. Uri kunyara ku gihuru ugashiduka wanyaye ku buriri. Noneho aba bantu ni babiri sibyo? Hari uwanyaye ku buriri n'uwanyaye mu gihuru. Kandi bose igikorwa bagikoze. Ahubwo igikorwa cy'uwo mu nzozi kinyuze mu wo mu mubiri kijya hanze. Yego. Mu yandi magambo umuntu wawe w'inzozi ni wowe. Yego. Sinzi buryo muri bunyumve. Umuntu wawe w'inzozi ni wowe. Burya wa muntu urota ari kwiruka ku ndege akayirukaho akayifata. Abaho wanayirukaho akayifata mu buryo bw'umwuka no kwizera. Iyo Fide dufite imbaraga. None ugize amahirwe ukamenya ko wageze muri kiriya kirere cy'ibitaboneka hakora ibintu bikomeye. None se kuki kubera icyo umuntu arota yarangiza agasobanuza inzozi bikazasohora? Yego, bigahura. Ubwo ibyo bintu kuki mu bitandukanye? Niba urota ibintu bikaba, kuki wowe wabonye bimwe bizaba witandukanya nawe utegereje ibizaba? Kuki ugaruka ukongera ukiyita umunyantege nke ugasubira? Kubera icyo ugaruka? Izo mbaraga z'ibintu. Izo mbaraga uri twebwe abizera. Yewe data we, Dawidi yaravuze ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyega, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Imana ishimwe. Ibintu tubiririmba tubiregeza byoroshye. Ni amagambo tu. Ni amagambo ariko uhita wibaza Anicet ari umusozi. Umeze nk'umusozi wa Siyoni baterura agafoto kawe bakakajyana ku mupfumu ugahangayika. Umeze nk'umusozi wa Siyoni izina ryawe bararyanditse gusa ukabubura amahoro. Icyo uri kuririmba. Hari umuntu udashobora kwemera ko izo mbaraga zishobora kumugiraho ububasha. Ubu none ari kuvuga ati ibintu Anicet ari kuvuga ntabwo ari byo, ntabwo bashobora kugenda ngo banzingire urushako, banzingire umwana cyangwa se Imana ishimwe. Ntabwo nababazwa n'uwo muntu utari kubyemera, ahubwo Imana ishimwe ko bitaramubaho kuko umuntu amenya icyamubayeho. Imana ishimwe ikomeze ikurinde. Umuntu yemera amakuba yayabonye, ntabwo turi gushaka kuyabemeza, ahubwo turi kubwira umwe wahuye nayo aho imbaraga ze ziri mu bitaboneka. Hari abantu babitse imbaraga batazi, ari nacyo gikomeye turimo turavugaho. Kavuga ngewe narabatijwe nakiriye Kristo nk'umwe n'umukiza, waramwakiriye like gutyo nyine, ariko none se Fide ntakorera muri wowe. Reka tuganire. Akaba ari nabyo yitwaza bati Anicet ari kuvuga se ninde se wanzinga, ngemba muri korali ndasenga nemera Yesu. Bakristo abamisiyoneri babwirije ubutumwa bwiza hafi muri Afurika yose, nubwo n'ibindi bihugu bifite izo ngaruka mbi, bafite ikibazo kimwe cyuko bakubwirije iby'ubugingo uguma mu mubiri ntiwawukonekta n'ubugingo. Ntabwo Imana yigeze icungura umubiri wacu, kuko umubiri uri mu isi uzabora. Amakuba y'umubiri ni rusange n'abatarizeye ubucunguzi. Imana yacunguye ubugingo bw'abizera, sibyo? Icyakora iyi mibiri yose isigara mu isi. Iyi mibiri isigara mu isi kuko ntizabona Imana. Ahubwo ubugingo bwawe butuye mu mubiri. Wowe buhindura igikoresho kibohora wa mubiri mu ngoyi z'umubiri, mu gihe umubiri n'ubugingo bitaratandukana. Icyo ni cyo abantu bajya bitiranya. Turabiririmba tukavuga ngo turi ibyaremwe bishya, ndabyemera 100%, ariko umubiri wawe si icyaremwe gishya. Kuko iyo uza guhindurwa ukaba mushya nk'uko uvuga ngo warahinduwe, iwanyu ntibari kukumenya, abo mwiganye ntibari kukumenya, umugabo wawe ntiyari kukumenya. Niyo uhindurwa ugahindurwa mu mubiri, ntibari kubyara umwana ngo abe umwana w'umuntu, wari kububyaye icyo mwuka, kuko nawe wahindutse uw'umwuka. Niba wahindutse uw'umwuka, ndagira ngo mbabwire ngo uwo mwuka nagaruke agire n'imbaraga ku mubiri. Ibi muvuga ngo mwabaye ibyaremwe bishya, ubugingo bubohora umuntu, ariko uyu muntu yanabohwa. Nudakoresha ubugingo ngo bubohore umubiri, Fide, umuntu yaraguza akagukubita igihembe ukijijwe.
riramutikura da, riragusekura. haruheretse kuva muri repetition riramutikura. Urakoze. None se izo mbaraga zikora zite? Ariko njyewe ndibaza kuki baturogera mu mwuka twe twasenga tugasengera mu mubiri? Exactly, nicyo nangiye kukubaza. Kuki twebwe bidashobora kugiraho impact ngo bigende bikore, kandi nundi yatongereye kubera iki? Umuntu akora urugendo rungana iki rero kugira ngo agere muri iriya se? Kuko bo niba satanike binjiramo bakagerayo, twebwe habura iki? Ni zeskariye ni zingahe twakora kugira ngo tugire hari ahantu tuhicare natwe tuhategekere? Uzi ikintu kiba cyatwishe, ntabwo tuba tubashye amahame yose agenga ubumuntu n'ubumana. Kuko umupfumu azi gutanga ituro, azi guturira amaraso Imana ye, azi kwitanga. Kuko ntiwambwira ukuntu umuntu abyuka mu mbeho, wowe watinye kubyukamo muri niba turi, akagenda imvura iri kugwa, wowe utajya gusenga cyangwa ngo usure mwene so, wakayibyukamo akajya gucuragura. Ntiwambwira ngo akamenya gutereta Imana ye, ngo akoreshe za mbaraga zayo mu gihe cyayo. Nta gihe na kimwe kibuza umubi gukora nabi, ariko ni igitangaza bikaba n'akababaro ko hari igihe kibuza umwiza gukora neza. Nta gihe kibuza umubi guhemuka, ariko noneho hari ibihe bibuza beza gukora neza. Umupfumu aragenda akaba concentré, ubwenge, bitekerezo, telefone, ibintu byose. Naho twebwe niyo ugiye ku rusengero cyangwa se muri ayo masengesho uburona urayine. Wahamagara umupfumu ari kuragura se? Yinjiye mu ndaro wayinjizamo telefone se ahubwo nayo ntibazijyanayo. None se aho abakuru bari azi kubatura, azi kubatambira, azi kubatereta. Niba ari igitambo cy'ituro, niba ari inyama, niba ari itungo, niba ari icyo kunywa, niba ari ibyo kurya, niba ari we kuvuga amagambo meza, niba ari amagambo meza arayakora. Niba ari umwambaro umupfumu ahawe kwambara cyangwa uwaraguje arawambara. Ariko twebwe Imana iratubwira ngo ibi ni mubireke shwi. N'umwana waramutanga cyangwa wo mu muryango we da? Aramutanga da, ariko kwitanga wowe ubwawe ku Mana ukaba utakwitanga kugira ngo ube connecte n'Imana. Kora iby'Imana ishima, kora iby'Imana ishaka, kandi byose ubikore nko kwitanga. Niba utuye, nkunda kubivuga abantu bo kwijwi ry'umukanguzi barabizi, niba uri gutanga ituro uraritanga ucecetse kubera iki? Bitongere. Ninde wababeshye ko hari umuntu biba hejuru y'ubutaka? Keretse umuhinzi w'umunebwe. Urumva wabiba hejuru y'ubutaka inyoni kazi kagatora. Ntiduhinga. Kuki se tuzi guhinga? N'ituro ryawe rihingire, uritabe, Imana ishimwe, bitongere. Niba uri gusenga bafokasi muri ayo masengesho, va ahantu hamwe, imuka. Yes, imuka, va mu rugo, vana y'ibitekerezo, icara ube concentré mu rusengero. Niba ari umwanya w'indirimbo ririmba, niba uri mu rusengero icaraho. None se umuntu yabigenza ati nyine urumva hari ikibazo mu rugo nasize nta kintu gihari, hanyuma saho wicaye aho concentré gute? Menya ko wabisize kuko udashoboye kubikemura. Wicaye aho guhangayika ubundi uri kubikora. Umwana wamusize agize gute? Arwaye. Uri kumwe na muganga se niba uri kumutuma mu rugo? Uri gukora iki gituma utaba concentré ku Mana? Soma Bibiliya. Hari umugabo witwa Zakayo, yaraje aza kureba Yesu, ni mugufi, afite n'ibizira, n'akazi yakoraga ntikamwemereraga no kujya hera, ntiyari kujya mu rusengero. Ariko aje umutima we ushyira kuri Kristo, aravuga ngo nubwo ntamubonye ndurira igiti. Yuriye igiti, Yesu yamenye ko hari umuntu umushatse bitandukanye n'abandi, kandi ntaratura, ntabwo aratura ibyaha. Ibi mubyibuke. Yesu arahindukira aravuga ngo ururuka uyu munsi ndarari wawe. Zakayo abyumvisha aravuga ngo abo nambuye ndabakubira kane. Kurara kwa Zakayo bisubije abo yanyaze imitungo yabo, ari concentré na Kristo, aramukeneye. Ongera ugenzure, Bibiliya ivuga abagabo bazanye umuntu uremaye, basanga abantu barabyigana mu muryango, inzu si yabo, si ya mwene wabo, barurira bakuraho ibati, bakuraho ibati, bamanura ikirebe, baravuga ati nushaka upfa ariko umugwa imbere akuzure.
wambwira ngo uzanye umuntu uremaye ngo uramuterera baravuze ngo ntacyo tuguterera ugwa imbere ye uwo bimye inzira yinjira bayimuhaye asohoka ninde wabaroze senga uzi ngo uri gusenga mu isi y'ibitaboneka hari ibyacu umwana wawe ariho mariage irahari amahoro arahari umugabo wawe yagaruka urugo rwaba ruzima Imana nyaguhora ku ngoma Imana idufitiye byinshi mu kiganza cyayo ahubwo ntituri ready kwakira iby'Imana ifite tugana ku musozo nkora iki ngo ngere muri kiriya kirere erega tukirimo mvana amaso muri ibi bintu Pawulo yabwiye abakorosayi ijambo kubera yuko turi kugenda tugira ingaruka nyinshi z'ikirere kibitaboneka biri satanike iby'Imana nyine ukabona ntago biri kugira power kandi dufite izo power zidukoreramo bwa mbere twebwe hano aha mu isi si iwacu ni he ubwo se niba iwacu ari mu ijuru uri kuvuga ngo dukore iki kugira ngo tugereyo ari iwacu Pawulo yabwiye abakorosayi ngo turi iburyo bw'Imana mu buryo bw'iki bw'umwuka kandi turabera n'abaziranenge duhishurirwe gute nyine ko ibyo bintu bitugiraho impact gute kuko turashaka ko natwe dutangire dutongera ibintu twatura ibintu dukorere muri kiriya kirere ubundi imbaraga z'agakiza twacunguwe n'ubucunguzi bwa Kristo agigorigota aramanikwa ntitwavuze ngo twabambanywe na Kristo cyane rwose bigeze bakumanika ntawamanitse ibyo warabyizeye ko wabambanywe na Kristo kabiri ntitwahambanywe nawe no mu rupfu cyane tukazuranwa na Kristo none se yarazutse agiye mu ijuru dusigara inaha twajyanye ku musaraba tujyana mu mva turazukana azamutse turasiga twazuranywe na Kristo tuzamukana na Kristo twimana na Kristo ingoma niba wizera ko wabambanywe na Kristo ugapfana nawe mukazukana kuki utizera kuri kumwe nawe mu rurembo rw'abakiranutsi Pawulo yaravuze ngo mwe kwifuza ibirina twifuza ibiri mu ijuru aravuga ngo kuko twebwe iwacu ni mu ijuru aho dutegereje umukiza ko azava niba ari iwacu imuka mu isi uyigendamo ubutware bw'abizera burahari kuki wizera ibice se twaba dufite isi imeze gute irimo aba bantu bari powerful kuri urwo rwego ye kuki wizera ibice erega njyewe hari ibintu ntumva kubera iki niba uzi ko warazutse ujyahe uguma inaha hari icyicaro abera barimo none utekereza kubera kutizera no kudafata ubwo butware iyo autorite no kutayifata tekereza kuguma bagukubita igihembe kandi wicaye iburyo bw'Imana niba Imana ibitubona nk'udupanci niba tureba nk'iki ni nko kunyaga umugati watemberanye na Anicet azuwariwe mu by'ukuri Bibiliya iravuga ngo ni umuririmbyi wabivuze ngo yafashe imigisha yose yo mu bumana ayipfunyika muri Kristo iramuduha none urafata Yesu ukamupfusha ubusa wowe nta soni uremera ubwo burwayi buha amakuru y'umwami ukurimo haleluya iyo mirimo ya Satani iri kugukorerwaho yibwira andi maboko yasenye ibituro ibitare bigakinguka intumbi zikaba nzima haleluya ayo maboko yabwira inzira yacitse ku nyanja ikozwe n'ibiganza by'uwo twizera dufite umwami ukomeye mu mbaraga z'ibitaboneka ubushobozi bw'Imana itagaragara buri kumwe n'abizera ngo Imana idukore n'imirimo itaboneka Imana iriho ngo igukize iyo ndwara sida se ntiri mu maraso Imana yaremye si yakuye ngo ntibikira gute se kandi wowe wavuye mu mukungugu Imana irakubumbabumba none gukiza umuntu wabumbwe nicyo gikomeye kuruta kubumbabumba umukungugu ni ukutizera kuko turi mu kirere giciriritse mwirirwa muzenguruka ku bintu by'inaha biradukeneye nabyo hari umuntu wamaze kuzamuka muri iki kirere ashaka ko dusenga Imana ishimwe dusengane nabo dusengane n'uyu muntu wumva hari izindi mbaraga z'ibitaboneka agiye kujya akoreramo
kandi guhera uyu munsi twizere ko umuntu wese yimutse. Imana ishimwe. Ntago bizongera kutugiraho power, ntago bizongera kutugiraho izo mbaraga. Turi buryo bwa data, twabambanywe na Kristo, tuzukana nawe. Icyo kintu cyo kuba twarakomezanyije tukanazamukana, ntago twajyaga tugitekereza. Umuntu yumva yuko yabambanywe na Kristo azukana nawe, ariko bibaza uburyo yagusize mu by'ukuri. Yego. Reka dusenge. Hari n'abantu badukurikiye bafite intambara z'uburyo butandukanye, ariko nanone bakaba batari bazi uburyo bwo kuzirwana cyangwa batazi ko bafite mu imbaraga zo kuzirwana. Tugiye gusengana nabo kandi tuvuge ngo iki kirere tukigumemo, bibo buzima, kuko niho n'ubundi turapartiye, nuko twari twararangaye, nuko twarihaye izo mbaraga, nuko twari yambuye ayo mapeti, ariko noneho tuhavive ubuzima bw'iteka ryose. Amen. Uyu muntu niyizere dufatikanye gusenga. Amen. Niba urwaye, Imana yakuremye uri muzima kuko ntiwavutse urwaye. Niba waravutse urwaye, Imana ntiyaremye umurwayi. Yego. Urakira. Amen. Niba hari ibyo wanyazwe, hari n'ibindi byinshi Uwiteka yakugeneye. Imana igusubiza igeno ryawe. Yego. Ntabwo twadevelopa buri muntu mu kibazo arimo, ariko twakubwira imbaraga z'Imana zishoboza abizera. Hallelujah. Ndagira ngo dusenge. Imana y'imbaraga. Hallelujah. Hallelujah. Imana yaremye ukwezi ikagushyiraho n'umuriro n'ubushyuhe bw'izuba ikabugena ntishye kandi iremye umuriro. Niyo Mana iturwanirira ntineshwe kandi iri mu ntambara. Imana irimbisha ukwezi kukambara umucyo gutwikiriwe n'ibicu. Yego. Umucyo ugatobora ukagaragara. Hallelujah. Niyo duhamagaye kugira ngo izi mbaraga ziri muri twebwe zitobora umubiri n'ingaruka zindi zigaragara inyuma, ibitugose bimenye imbaraga zabera, ibiturwanya bimenye imbaraga z'intsinzi. Urupfu narwo ruzumva ku munsi wo guhamagara rukabo rwamize. Uyu munsi ubuzima sibwo bwananirwa kumva, kandi n'urupfu ruzasobanukirwa imbaraga z'umuzuko wa Kristo. Imana ishimwe. Ijwi ry'Imana rihamagara ahagaragara n'ahataboneka. Wahamagaye Lazaro yapfuye, umubiri we tuwita umurambo, arakumva aritaba. Aho Lazaro yari ari ku buryo yumva ijwi ry'Imana, n'uyu mwana mu nda y'ingumba niho ari. Muhamagare yinjire mu nda ya nyina, uyu mubyeyi abyare. N'uyu mugabo kuri uyu mukobwa wabuze umugabo niho ari. Muhamagara ubahuze. N'uyu mukobwa ku mugabo wabuze umugore niho ari. Muhamagara umuhuze nawe. Ni nationality ibi dushaka byose wabibitsa hataboneka, kandi wigeze uhamagara Lazaro avayo. Wahamagaye umuhanda uwushyira ku nyanja, aho wari wawubitse haracyari inzira, kandi uyu muhanda ntukiba ku nyanja itukura. Ni igisobanuro cy'uko wawusubije aho wabaga. Niba warawushyize aho wabaga, wawimuruka wushyira imbere yacu ukaba inzira. Enima sedrai penima riyangizine mondia enima kotanse edikidamoniwa elehoria ni mandia hosa. Imbaraga z'Imana twizera ziriho. Rutsa abarozi ibyacu, izina ryacu ryibagirane kuri bo, ifoto itagaciro, abana bacu ubwenge bugaruke, imibereho mizima ibeho mu izina rya Yesu. Mwisi bitagaragara tuzengurutse Yeriko iriduke kugira ngo tubone ibikingi n'amarembo yacu, kuko uri Imana ivuga warangiza ugasohoza. Amina. Mana ufite imbaraga zifata inyenyeri inanabitse ku ijuru kuriya ntihanuke. Izo mbaraga naba ari ufatisha ibirenge byacu mu isi y'amanegeka nkaya, kugira ngo turinde tudakubita ibirenge ku rutare. Ineza y'Uwiteka igaragara. Amina. Urakoze. Turagushimiye kuri Imana yacu, kandi tugushimiye imirimo ikomeye ukoze mu isi bitaboneka no mu isi biboneka, ukaba waguye ubwenge bwacu uhaye umubiri imbaraga. Turabigushimiye ku bwawe none n'iteka ryose Yesu Kristo. Amen. Amen. Wakoze cyane gukurikirana ijwi ry'umukanguzi. Uyu munsi nizere ko ukangutse nanone kandi wongeye kwambara izindi mbaraga, ubaye umuntu udasanzwe. Imana iguhe umugisha cyane. Anicet turagushimiye, Imana iguhe umugisha. Amen. Tugushimire wari ukurikiye iki kiganiro. Nimero zacu ziraho hasi, niba ari igitekerezo, niba ari icyifuzo, niba ari kudushyigikira ibyo ari byo byose. Imana iguhe umugisha n'ibindi biganiro n'ubutaha. Bye bye. Amen.